Okay guys, tuguhaye ikaze kuri iyi channel. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gukoresha internet y'ubuntu. Ni VPN ikora neza, itanga internet nziza cyane kandi yihuta. Tuguhaye ikaze rero kuri subscribe, ufungure n'inzogera bwa mbere ugeze kuri iyi channel. Niba ari ikibazo ufite cyandika muri comment tukagufasha. Kugira ngo tudatinda rero turihuta, uraza kuri App Store cyangwa se Play Store, urayifungura, ikandeho, numara kuyikandaho urahita uza hano usanzwe usacingira application hano nutunze fresh kandi yo gutya uhita usacinga application bita #x. Ukimara kuyisearch ukwandikamo hash na x bahita bakuzanira iyi application hano hejuru bita #x tuner. Iyi natunze fresh tubiri, ngira ngo wayibonye. Urahita uyikandaho gutya. Ukimara kuyikandaho uze kubanza urebe neza niba ari iyi ngiyi. Dore ni iyi, ubona ko bari kumbwira ngo install, ngira ngo wayibonye neza. Hano natunze fresh tubiri. Hanyuma rero uraza uhita ukanda hano handitse ngo install kugira ngo ubanze uyidownloading ugeze muri telefone yawe. Urakandaho gutya. Gisanzwe nyikoresha nabanje kuyikuramo kugira ngo mbere kuko mwabikora step by step. Tegereza ntabwo biri butinde, uba gukora subscribe mbere yuko dukomeza. Urabona ko itanagoye cyane, ifite megabytes 27.58 gusa. Urategereza nako inka yamaze kugeramo. Hanyuma rero application yacu yamaze kugeramo, tukanda hano handitse ngo open, kandi gutya ihita ifunguka muri ubu buryo. Nimara gufunguka nanone utegereze kanya gato. Ukimara gufunguka utegereza kanya gatoya, ntabwo biri butinde. Urahita uza ukanda hano handitse ngo okay, hano natunze fresh kandi kuri okay. Hanyuma uhita uza ukanda hano handitse ngo letter, ahangana natunze fresh kandi kuri letter. Uraza kwita utungukira ahantu hameze gutya. Ikindi kintu uri buze gukora, urahita uza ukanda hano hepfo mu iguni ry'ibumoso handitse ngo update, kandi gutya. Numara kwakanda barakwereka ngo offline, online na clear data. Ikintu ukora wowe urahita uza ukanda hano handitse ngo online. Ushaka wahitamo kuri offline, ariko online niyo nziza, inatunze fresh tubiri. Uhita uyikandaho gutya. Numara kuyikandaho nanone urahita uza ukande hano handitse ngo premium. Hano natunze fresh tubiri, kandaho gutya. Numara gukandamo uhita uza hano muri search aha hejuru, kandi gutya usacingemo Rwanda. Hanyuma rero iyi VPN ikora ku bantu bafite nimero ya 073 na 072. Amajyeho kuko mfite 073 ndaza mitemo iya mbere yanditse ngo Rwanda if Airtel FR. Niyo nza nkahitamo kugira ngo uri no kubona yuko hariho ikimenyetso cya Airtel ahangaha. Ndaza rero nkande hano kuko ngiye mfite 03. Wowe niba ari ndi ukoresha ushobora kuza ugakwitamo iyi Mango 4G kuri kabiri. Hanyuma rero kuko ngiye nkoresha ya 073 ndakanda hano kuri iyi option ya mbere natunze fresh dutatu. Leta nza nyikande gutya Rwanda Airtel, nyikande gutya. Nimara kuyikandaho leta nungukira none hano hameze gutya. Nawe numara kubikora wamaze kuyitamo nimba Airtel ukoresha 073 cyangwa se Mango 4G wamaze kubitamo, uraza tukanda hano handitse ngo start. Hano natunze fresh tubiri. Urabona ko byamaze kuba connected, ngira ngo wabibonye. Hano bari kutubwira ngo connected, nanga urabona ko hajeho ibara ry'icyatsi kibisi inyuma. Hano batangiye gukoresha VPN yawe neza, internet y'ubuntu nziza cyane kandi yihuta. Hanyuma ushaka kuyihagarika uraza ugakandamo hano handitse ngo stop, ahangaha ugakandamo gutya, ndavuga ngo disconnected. Ni buno buryo rero ushobora kuba wakoresha iyi VPN y'ubuntu ikora neza kandi ni internet yihuta cyane. Wowe twanyuma ino video nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment kugira ngo tuzacikwa na video nziza tukugezaho
kuri iyi channel yacu.